reka nongere nk'ikaze nongere nkwifuriza kugubwa neza tubana buri munsi ibiganiro bitandukanye by'umwihariko wowe wakanze subscribe kuri Philox TV show udahwema gusiga like commentaire ndetse unasharinga zino video zikagera ku bantu benshi bakunda story nk'izi ngizi zivugwa muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko nawe uhageze hano bwa mbere cyo ngusaba kimwe gusa ni subscribe ubundi no video uyisharinge kuri abo bantu nkuko nari maze kubigarukaho mu kanya. Gusa ariko kuri uno munsi no muri ntago ndibuze gutinda turagaruka kuri babandi dusanzwe tugarukaho umunsi ku munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi, ni abavugwa hano muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko njya hanini twigarukira kuri entertainment. Gusa ariko nkwibutse ko ngiye kumva kuri mikoro ni Philox umwana wo mu ntara. Nagutindiye ndagira ngo tuze kuganira kuri iyo video wayibonye cyangwa se n'ubu ngo borongera uyibone. Ni video ndagenda nyuzamo kenshi muri iki kiganiro, nimwe muri video zagarutsweho cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda zirimo TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi henshi ushobora gukora amakuru. Ariko muri ubu buryo bworoshye ubwo izo mbuga zirimo TikTok murabizi ko hano mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa TikTok mu kwakira amakuru. Niyo video niba wayitegereje niho yaturutse, numwe mu bantu bayipostinze nubwo atari umuntu ufite izina rikomeye cyane. Gusa ariko impamvu nanjye nyigaruye muri iki kiganiro ni ibyaje kuba nyuma y'uko no muntu ayipostinze benshi. Ni video nako kwanza reka maze ngusobanurire. Ni video igaragaza uwo bita Isimbi Noeline muramuzi, numwe mu bakobwa amaze kubaka izina hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niba mvuze iryo zina ndirinda kujya kuri cyangwa se kwinjira muri byinshi kuko dufite ibyo tumuziho, ariko icy'ingenzi cyo nuko ari umwe mu bakobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda biyemerera yuko bakora cyangwa se bakina video nakita nk'izurukozasoni. Ibyo murabizi icyo bita pornography mu ndimi z'amahanga. Ndagira ngo sinkireho ibindi byinshi bitandukanye kuko ntago ndi hano kugira ngo dutinde kuri Isimbi Noeline. Iyo video rero iramugaragaza ari kumwe n'umwana bita Miguel, n'umwana wo bita Kimenyi Yves, umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru twagize hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanga b'abanyezamu. Impamvu mvuga twagize nuko kugeza kuri uno munsi yamaze kubihagarika cyangwa se yabishyizeho akadomo kubikora nk'uwabigize umwuga. Tumufite nk'umuntu nyine wari tayarinze muri football hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuze mu equipe menshi atandukanye, ubwo harimo Rayon Sport, APR yakiniye equipe y'Igihugu, Amavubi. Ni Kimenyi Yves, n'umwana yabyaranye n'uwo bita Muyango Claudine, we ni umuhost, ni umunyamakuru n'ibindi byinshi. Kugeza kuri uno munsi yafasha n'amakampani menshi akomeye kugira ngo amenyekanishe ibikorwa byabo byinshi bitandukanye. Ngerageje kugwa image cyangwa se kukunyuriramo aba nyiri video cyangwa se bamwe mu bagaruka muri iyi nkuru. Impamvu rero yabaye nini cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari benshi bakoresheje ino video bakritika uwo bita Isimbi Noeline, ariko Isimbi we nta nubwo bamugarutseho cyane, ahubwo bita Kimenyi. Bamwe bati ashobora kuba bafitanye umubano wihariye ariko hakabura proof cyangwa se igihamya. Abandi bati umwana wa Kimenyi. Ubwo ndagaruka ku bakoze poste, bamwe mwita aba blogger cyangwa se bamwe bapostinga video n'abapostinga amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Hari abakoresheje ino video nawe barangije bandika amagambo aremereye, baravuga bati Isimbi Noeline ukina video zimeze gutya niwe derengari kure nyine mu buryo butari bwiza cyangwa se budasoundinga neza cyane. Nanjye ndi kwirinda kumentioninga cyangwa se gukotinga ayo magambo kuko sometimes bura niba turi ku-updating abantu cyangwa se turi kuganira ku bintu runaka, dukeneye no kwishyiramo ikinyabupfura tukagira naho tugarukira, tukagira n'ibyo dutwara neza kuko ntabwo ari kenshi ibintu tuvuze abantu babyumva kimwe. Gusa ariko benshi mu banyarwanda cyangwa se benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga icyo nabonye cyo basamiye hejuru bamwe mu bantu bafashishije ino video cyangwa se bakoresheje ino video bashaka kugaragaza yuko hari uri mu bakosa hagati ya Kimenyi cyangwa se Muyango cyangwa Noeline. Bamwe bati ntabwo ari ngombwa, mufite amazina akomeye cyane turabazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, muduha amakuru menshi, ariko ntabwo ari ngombwa ngo mukoreshe video ya Isimbi kuko n'umuntu usanzwe. Ibyo byo kuba akina nta kazi, nta naho bihuriye n'ubuzima busanzwe. Agomba kuba afite inshuti, agomba kuba afite imiryango, agomba no kuba afite abantu nyine yisanzuraho cyangwa se abantu bari hafi ye bahuza nabo. Nabonye benshi mu banyarwanda bahagaye cyane ndetse bahagaye barananinga cyane bikomeye, benshi mu ba blogger cyangwa se abo nakita nk'abanyamakuru bo ku mbuga nkoranyambaga bakoresheje ino video mu buryo butari bwiza. Bavuga bati ese Muyango nyuma y'uko twumvise amakuru ngo bamaze gutandukana, ni amakuru n'undi bakomeza kuvuga nubwo nta gikonfirma ko kugeza kuri no munsi ntawigize abona divorce, ntawigize abona official statement iturutse kuri aba ngaba babiri hagati ya Kimenyi na Muyango. Bavuga bati ntago tukibana. Benshi banenza baravuga bati ntago ari ngombwa ngo mukoreshe video y'umuntu cyangwa se
ngo muhuze akazi n'ubuzima busanzwe. Hari Simbi Noeline nubwo wenda akoresha n'andi mazina atandukanye kuri ziriya mbuga zabo, ntago ari ngombwa ngo mukoreshe video ye mugira ngo mugire ibindi musobanura cyangwa se mugira ibindi mushaka kudramatiza cyangwa se gusiga isura runaka, ntago bisoundinga neza. Gusa ariko wenda ngewe ngarutse kuri iyi video, ni video n'ubundi mugaragaza ari kumwe n'umwana wa Kimenyi bisanzwe, bari kumwe mu rugo, ubona ko afite akana ari kunywa, ari kumuhanagura, n'ibintu biri nomo bisanzwe nk'uko nawe bibonye muri iyi video, nubwo bamwe babitwaye ukundi. Kugeza kuri uno munsi uwo bita Kimenyi nta kintu yigeze abivugaho, nyine urumva ko ni ibintu biri bisanzwe biri aho. Uwo bita Muyango ni kure kubi, nta nubwo abashaka kukwereka ko reaction zihari kuko ni ibintu biri nomo. Uwo bita Simbi Noeline nawe nta kintu yigeze abivugaho. Gusa ariko icyo nkubwira cyo, benshi mu banyarwanda nawe ushaka kuba bayibonye imbere yanjye cyangwa se umaze kuyibona inshuro irenze imwe, banenze, bagaya, batunga agatoki ndetse banihaniza cyane. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga no mu gihugu cy'u Rwanda bakoresheje ino video bashaka kugira ibyo basobanura, bashaka kunenga, bavuga bati ese bishoboka bite yuko ngo umwana wa Muyango na Kimenyi ashobora kuba asigaye yitabwaho muri ubu buryo bumeze gutya, no bita Simbi Noeline tuzi ibikorwa bye, tuzi ko ateye. Abantu benshi babikomye ravuga ati musigeho. Benshi arabona bonye bahise basiba izo video bazikuraho, baravuga bati ni kuko twakoze amakosa, twatandukire cyangwa se twanarenze mirongo itukura cyangwa se twageze kure. Ubwo ndabandaza kwifashisha cyane cyane abakoresha Instagram, murabazi cyangwa se ni bino video wigeze kwibona kuri Instagram, hari uburyo wayibonyemo. Gusa ariko ni kimwe mu bintu abantu benshi batashimye, ni kimwe mu bintu abantu benshi batanakunze, bavuga bati mufite imbuga nkoranyambaga, mufite imibare y'abantu benshi, niba ushobora kuba ufite abantu barenga 500, undi afite abantu barenga 100, kuba wakoresha ino video mu buryo bwawe cyangwa se ushaka kugira ibintu ubeshya ntago ari ibintu bisoundinga neza, ntago ari ibintu bigaragara neza rimwe na rimwe mu byo dukora cyangwa se mu gutangaza amakuru no kugira ibyo tuganiraho kuri izi mbuga nkoranyambaga. Dukwiye gukoresha IQ cyangwa se tugashyiramo ubwenge bwinshi kuko hari abo bishobora kubangamira. Hari uwo nakunze wanditse komantere avuga ati ese bishoboka bite yuko umuntu ufite aba followers benshi ashobora gupostinga ikintu nk'iki? Ibaze uno mwana nakura mu myaka ye igera muri 10 akabona video bavuga ngo wari uri kumwe cyangwa byari bimeze gutya, cyangwa se ngo ababyeyi bawe hari uruhare babigizemo cyangwa se ngo byari bimeze gutya, no kumwicira image cyangwa se ni no kumusiga isura mbi muri rusange, ni no gutuma nubwo bwisanzure kuko ni umwana. Ibyo byo tumaze kwimenyera uburyo amategeko y'izi mbuga nkoranyambaga atwara abana cyangwa se yashyizeho imirongo ntarengwa n'uburyo umuntu agomba kubakoresha kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nibyo koko gushaka umupostinga dusanzwe tuyibona, umubyeyi apostinga umwana cyangwa se n'undi muntu wari wese agapostinga umwana, ariko iyo caption, iyo title, ayo magambo atayipinze kuri iyo post niyo ashobora kumataringa. Nawe unkurikiye muri aka kanya uraza kumanuka muri commentaire section ubundi wandikemo urabyumva utaba abantu bakoresheje zino video nawe urunga muri ryabo cyangwa se nyine bahavuze ukuri, kuko wenda niba banavuze ngo uyu mwana wa Muyango ari kumwe na Simbi Noeline kino zino video ntago ari ikinyoma ko karabikora, ariko se uburyo byakozwe ni ikosa cyangwa se ni ibisanzwe, ni ibisanzwe byo kumbuga nkoranyambaga. Uramanuka umbwire. Ariko kandi nge nk'ibisanzwe ni Philox tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Icyo musaba ni kimwe, ni subscribe, usige commentaire yawe, tujye tubana buri munsi.